Inama y'umunsi y'abashakanye: kubaka icyerekezo cyiza cyane mu bukwe bwanyu, ibibazo 3 n'ibisubizo. We n'uwo mwashakanye mwashyizeho umwanya rimwe mu mwaka kugira ngo mutegure igihe kizaza mu mezi 12 byibura ari imbere. Gufata umwanya hanyuma mugategura mukanatekereza uko ejo hanyu hazaza bizaba bimeze ni amahirwe menshi kandi meza ku hazaza hanyu. Ntabwo ari ngombwa buri gihe gupanga izo gahunda ku munsi w'intangiriro y'umwaka, ahubwo mwanafata umunsi umwe mushaka, yaba ari ku isabukuru y'umwe muri mwe cyangwa se n'undi munsi ukomeye, ubundi mugategura rwose ibihe byiza cyane hagati yanyu. Hari rero ibibazo 3 mugomba kubanza kwicara mugatekerezaho kandi mukayibonera ibisubizo. Nimanze mwibaze muti turi bande kandi turifuza gukora iki mu minsi iri imbere. Iki kibazo ntabwo cyerekeye uwo uriwe nko kuvuga ko uri umugabo cyangwa se uri umugore, ahubwo kino kibazo ugomba kukibaza uvuga uti ese koko ndifuza kugana hehe, ndimo ndateganya iki mu minsi iri imbere, kandi koko mfite ubushobozi bungana iki bwo kuzahagera. Bishobora kuba byiza kandi ahangaha uramutse unahisemo kwibanda ku mubano wanyu umeze ndetse n'uko wari umeze mu mwaka ushize. Ahangaha rero nyuma yo kumenya aho mwavuye, aho muri ndetse n'aho mwifuza kugana, ni intambwe nziza cyane ikomeye yo kwimenya. Mwibaze muti niki dushaka guhindura muri kino gihe tugiye kujyamo kuruta ibindi. Umaze gutangira gucukumbura cyane muri kino gihe cyanyu, ibaze noneho aho wifuza kugana, icyo uri gupanga hamwe n'uburyo wifuza neza gutera kuri izo ntambwe. Muganire ku bikorwa bitagenze neza mu mubano wanyu, hanyuma kandi munige ku bintu bindi bitegeze bibashimisha namba. Ibaze uti ese n'umwaka ushize twarageze ku ntego yacu 10% y'ibyo twari twariyemeje, ni gute none ubu utabya 20%? Nimwibaze muti nibihe bintu dushaka kubona mu mezi 12 ari imbere, nibihe byakubayeho byagufasha kwibutsa ubwawe n'umuryango wawe uburyo none wategura ikindi gihe kigiye kuza. Ushobora gukora urutonde rw'inzozi zawe mu mwaka utaha, harimo nk'ibiruhuko yifuza kuzajyamo, imigambi mishya ufite mu buzima bwawe, imigenzo mishya ushaka gutangira n'inshuti zawe, hamwe n'uko muzabigeraho. Wanakwita kandi no ku muco wifuza kurema niba ubyifuza. Ingingo ihari ni ukwibanda gusa ku bunararibonye ndetse n'inzozi zitandukanye mwifuza mu mibanire hazaza hanyu. Intambwe ya nyuma kandi ikomeye ni uko ibyo wapanze byose ugomba no kugerageza kubyandika no kubishyira mu bikorwa. Buri kimwe cyose ukora ni byiza kuzirikana kubyandika, dore ko ubushakashatsi bwerekana yuko iyo wanditse ibintu ku kigero cya 80% ubasha kubikora, kurenza yuko utabyanditse rwose utabasha kubikora. Andika intego zawe zose zo mu mezi ari imbere, harimo ibintu mwifuza kunonosora, hamwe n'ibindi byose mwifuza kuba mwakorera hamwe. Uzatangazwa n'uburyo ushobora guhinduka cyangwa se guhindura neza umubano wanyu mu gihe rwose gitoya, mu gihe cyose mwabipanze neza. None se no mwashakanye mwigeze mwishyiraho intego buri mwaka? Mubikora mu mwaka mushya se cyangwa mubikora hagati y'umwaka wenda ku munsi runaka mwishimira? Turifuza kukumva. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho nyinshi se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri kino kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri ryiza rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu arimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies. Ubu ngubu akaba ari uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Uzanasanga kandi Christian counseling, zikaba ari inama za Gikristo zizagufasha mu buzima bwawe kandi zigagukomereza umutima. Gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#NEMI-BibleInstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 Wanatwandikira kandi kuri nemevangelism@yahoo.com. Tuzishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana.